Uyu munsi turi mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama mu kagari ka Gafumba mu mudugudu wa Rutamba. Twaje gusura umukobwa udasanzwe, umukozi w'Imana, umuhanuzi. Imana yamuhaye impano nyinshi. Hari abajya bibaza ngo mbese koko ibi bintu biracyabaho. Ijambo riravuga ngo nta cyahozeho nta kiriho kitahozeho. Umaze igihe kirekire uhamagara ntibakumve, umaze igihe kirekire uhamagara muziranye bakakubaza n'uwo ari we kandi bagufite muri telefone, umaze igihe kirekire uhamagara bakagukupa bakakubwira ngo uzahamagare ejo uyu munsi turi busy. Yes, reka tubasuze abakunzi ba Concord TV show aho muhereye hose, abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda mwumve ko tubasuhuje. Nje ni Hatimana Concord, CEO wa Concord TV show. Turabakunda cyane, niyo mpamvu tuba twavuze ngo reka tugende twe kwicara hamwe, ahubwo tubageraho mutagomba kugera, tuze turebe abantu bafite impano zidasanzwe. Uyu munsi turi mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama mu kagari ka Gafumba mu mudugudu wa Rutamba. Twaje gusura umukobwa udasanzwe, umukozi w'Imana, umuhanuzi. Imana yamuhaye impano nyinshi. Hari abajya bibaza ngo mbese koko ibi bintu biracyabaho. Ijambo riravuga ngo nta cyahozeho nta kiriho kitahozeho. Kuva na kera tuzi ko hariho abahanuzi ba Eliya, ba Samweli, na n'ubu rero hari abandi bagifite umwuka w'Imana, ab'Imana ivugisha. Umuntu akagusengera akakubwira ibyawe, Imana ikamuhumura amaso akakwereka ejo hawe hazaza. Tuba twaje rero kugira ngo abo bantu tubarebe, tubaganirize, namwe mutega amatwi ubundi mwumve. Turashyiraho nimero ze, ukeneye kumuhamagara wamuhamagara. Reka twe kubatindira, ni mukanya. Murakoze cyane. Ntabwo ujubesha Mana, ntabwo ujubesha, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubesha, ntabwo ujubesha Mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubesha. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene, oya, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari, oya. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene, oya, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari, oya. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa, ntabwo ujubesha Mana, ntabwo ujubesha. Yego, nkuko twababwiye yuko tugiye gusura umukozi w'Imana, umwana w'Imana, umuhanuzi w'Imana inyuzamo ibyo ishaka kubwira abantu bayo kugira ngo abibagezeho. Twahageze rero, niwe uri imbere ya kamera za Concord TV show. Arakuze, afite n'akayubukure. Reka tumusabe atangire atwibwira. Murakoze. Amazina ni Mukeshimana Julienne. Ubu ngubu tuvugana cyangwa se tuganira mu karere ka Burera, ariko kavukire cyangwa se ababyeyi aho bari muri Rwamagana umurenge wa Karenzi. Julienne ni umwana w'Imana, akunda Imana n'abantu bayo. Ndakuvuga ngo ni umubyeyi, ndi n'umukobwa. Hari impamvu umwuka gusobanurira. Baza kubitubwira. Bakenshi iyo tuganira n'abakozi b'Imana tuba tugomba gutangira n'ubundi twiyambaza nyiri jambo, ugatangira n'isengesho dusengera. Mana, turagushimye, uri umwami w'abami, izina ryawe rishimwe. Wabanye natwe uraturengera, ahabwa icyubahiro. Turi ahantu tugiye kumva ijambo ryawe cyangwa se tugiye kuganira ibyubaka imitima yacu ndetse n'ubugingo. Urukire guterana natwe. Tugaye karibu n'ikaze. Turi ahantu kiruta byose umanza utweze igisa n'ikibi cyose cyadutandukanya nawe, ugikurweho mu izina rya Yesu. Urukire kurwana no kuturengera ndetse no kudutabara. Byo turumvira ahantu tubera inkomezi mu gihe kizaza. Urakoze kubanye natwe, ni mu izina rya Yesu. Amen.
Julienne umeze ute rero muko kwa karindwi? Julienne imeze neza. Ndashima Imana ntako itagize. Kabisa. Yego. Ntako itagize, yakoze byinshi cyane. Yakoze byinshi cyane ku buzima bwanjye. Icyo yatukoze muko kwa karindwi ni iki? Icyo yakoze muri uko kwa karindwi nuko yakomeje kunyagura mu buryo bw'umwuka. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri yakoze nuko yamaye ubuzima buzima. Bari benshi tungana nabo bamaze no guta agaciro kambivuge muri ubu buryo cyangwa se bamaze kwandagara. Ariko kuba mpagaze muri uko kwa karindwi suko ari amashuri nize, suko ari nuko uburanga mfite burutu bwabo. Hari n'abantu bandusha uburanga benshi cyane ariko batagize ubushobozi bwo kugera muri uko kwa karindwi cyangwa se batashoboye kuvuga Imana nk'uko biri. Nibyo nshimiye Imana. Tariki 5 z'ukwa karindwi. Tariki 5 z'ukwa karindwi. Hari ahantu nabibonye. Tariki 5 z'ukwa karindwi nujuje imyaka 30. Yego. Birashoboka ko abantu benshi nkunda kubona bavuga ati Julienne afite imyaka 20. Afite imyaka 27 oya. Mfite imyaka 30 yanjye. Ubu nyibitseho. Bango ibinyacumi bitatu byibitseho. Uyu munsi tutariki 7 iminsi birenzeho ubwo tugiye abakunzi ba Concord TV show ngo tukakwirimbira happy birthday. Ubwo twaba tugiye mwaba mugize neza aho ngiye kukwirimbira ro bizina bya happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Barakoze cyane bari guhomugisha. Sabukuru nziza. Ahubwo wari warabuze. Ko wari warabuze ntabwo wabimenye. Ntabwo nabimenye, nabibonye kuri Facebook. Yego. Mbonye kuri Facebook mbibonejo. Mbibonejo umunsi warangiye. Ndavuga nuko muri kose reka uyu munsi nzi. Sibyo? Ntabwo birarenga. Nyine nkuririmbire sibyo? Imana guhomugisha kubwo ko zerekana Julienne kamutegurira n'akaririmbo. Nabyo biba bikenewe kandi biratunezeza mu mutima. Bitwongerera iminsi yo kuraba. Ubutano kuva twabimenye ngo tuzategura. Ariko akenshi ubundi ikintu kigezweho. Isabukuru ntabwo abantu bagutungura ku iyo tariki. Kenshi ku itariki wavutseho ubu uri kubyibuka. Ahubwo abantu babikora nyuma. Abo mugabo twicaranye hano hari igihe tuzagutungura tujye kubona turaje. Uvuga ngo tunaje tariki 20 cyazingahe ntabwo ndazivuga. Ntabwo byakugwa nabi. Ubundi tuze dukate. Umwaka ubukiriho. Dukate keke tujye kuri kamera ubundi tuvuge ariko tuvuge gukomera kw'Imana. Nukuri n'iby'igiciro. Uzi kugira umwaka umwe 10 20 30. Ni ibintu bikomeye. Ni ibintu bikomeye cyo kutuyingaye. Bikomeye shobora bamwe kuba batabyumva. Agahita avuga ati nanjye ndayifite. Ariko kuyigira kwawe bitandukanye nuko nge nyujuje. Kabisa. Uko wayibonye siko nyibonye. Shobora ko wayibonye udamaraye. Shobora ko warayibonye ubabaye. Biterwa n'ubuzima uyigejejemo uhagazemo. Wewe wayibonye udamaraye. Mukozi w'Imana. Ngewe nayibonye. Ntabwo navuga ko nari mbabaye. Ariko birashoboka ko mu bindi bihe nahereje inyuma. Yego. Ahari ibyangoye bigatuma ntekereza ko ntazayuzuza. Yego. Ariko hari n'uwavutse ku mwaka wa mbere kugera kuri 30 atarahura n'ikintu gituma atekereza ko atazageza ku myaka 30. Nta kibungu bushaka kuri mu bisubizo kandi biranagaragara. Nitangiriro. Ntabwo ndabyicaramo neza ariko nitangiriro. Cyane pe. Ayigejeje ikora kandi. Ayigejeje ikora mbaye nyishimiye. Tuyishimiye. Gusa Julienne mu myaka 18 yarameza atera afite icyizere cyuko 30 azayigeza. Mu myaka 18 nari ngifite icyizere ko nzayigezaho. Ahubwo mbaza ngo mu myaka 20 cyangwa 25 aho ngaho nta cyizere. Ntacyo mbwira mu myaka wagezemo nyine ukumva yuko nta cyizere. Mu myaka 25 birashoboka ko Julienne yahuye n'ubuzima bugoye akitakariza icyizere. Ndakuvuga ngo buri muntu wese afite ishuri rye. Yego. Iri shuri ryanjye wenda cyangwa se ubuzima umuntu aba yaranyuzemo bituma yitakariza icyizere. Ariko ndashimira Imana ko yongeye kundemamo icyizere imyaka nkayuzuza neza kandi ndi gushima Imana. Zishira atari banga ntibatubwira iryo shuri wize ni iryisumbuye ni iribanza ni kaminuza. Ishuri nize nta bintu bigoye biririmo. Yego. Nkuko nakubwiye ati Julienne ni umubyeyi kandi akaba n'umukobwa. Julienne ni umubyeyi. Julienne afite umwana. Yego. Ariko
ushoboka ko urwo rugo yarushatse ari muri iryo shuri cyangwa se urwo rugo yarushatse ari ryo shuri yarahagazemo njye mu myaka 18 19 narasenze kenshi cyane Mana irangije irambwira ngo ugiye mu ishuri ariko nzabana nawe atekereza ishuri nzacamo nkari iryo birwa ariko Imana yarabyemeye ko nca mu ishuri ry'urugo kwanga ishuri washoboka ko waritekereza ati urugo rubishuri njye byambere ishuri kubera ko nashatse umuntu tutarabiteguye shuri nashatse umusore tutarakundanye kandi mfite undi twakundanye wanakoye ko bibabaje ubutanza basobanurira neza yabitubwiye ubu ntago nabiteguye neza ako kara gace kugira ngo umenye Julienne neza kugira ngo abantu batugira amatsiko ugira amatsiko njye ko yanyicishije ngira amatsiko rero ubutaha uzagira amatsiko bigutera no gukumbura Julienne umenye Julienne ni muntu ki yego ntacyo cyamatsiko yakanyabike ko ndi muntu wagira amatsiko umuntu ambwiye ngo ngwino nkubwira atambwiye cyari cyo wihuta cyane kugira ngo umenye icyo ngiye kubwira nawe wari ubimbwiye iryo shuri nyine numva nshaka kurimenya ariko ibintu n'igihe cyabyo rero birashoboka ko ubwo buzima aribwo bwanyerekaga ko nazuzuza imyaka 30 yego ariko ndashimira Imana ko yakoze ikinyuranyo imyaka iruzura neza irananyongeje ndacyakomeje irakomeje pe kuko icyambere cyo mu Rwanda ikizere cyo kubaho ubu tugeze ku myaka 20 rero usigaje 40 kandi ukazanakomeza 40 nzanakomeza cyane rwose nuvanga ikizere cyo kubona imyaka 70 kandi ukanakomeza hari umusaza nasuye ufite imyaka 104 yego ntabwo baye umukecuru ufite imyaka 105 nanjye nzayigira byazakubera ukabona kubuza nanjye nzayigira n'abuzukuruza utuvivi dore ko Imana yatubwiye ngo ntabwo tuzapfa tuzarama tubwire abantu ibyururutsa imitima yego Julie wakijijwe ryari ngereka nkubwire ntabwo nigeze nsengera gukizwa nk'uko abandi babisengera yego kazamutse imisozi ngiye gusengera agakiza ngewe narakonze naravutse nsanga iwacu barakijijwe n'abarukore babandi nyine wumva nanjye mfatiraho ndakomeza kugeza n'uyu munsi shawagiriwe neza kabisa ari n'iryo shuri nkubwira ntabwo nigeze nshogora wenda birashoboka ko gucika intege mu mubiri bitajya bibura yego ariko bitavuze ko utakomeza yego Julienne so muri École de Dimanche yarameze ati muri École de Dimanche nari perezida wabo okay nari ndi umwarimu w'abana ndi perezida wa korali yego ariko n'ubu biracyanakomeje n'ubu nashobora ndi perezida wa korali nkabona perezida wa groupe kumva ko ibintu bigukurikira ni byiza tu ubundi bihera hasi konka gakiza abandi bajya bagashaka utangira kuba perezida wa korali y'abana n'ubu uri perezida nibyo cyambere nshimira Imana nuko yangiriye icyizere ntago ari ikindi nirata nta n'amashuri Julienne yize shobora kuba yarize amashuri 2 irya gatatu akagigamo igihembwe kimwe yego byo sinabyirata rero ahubwo nirata neza y'Imana yangiriye ubwo ko umuntu naba numva mu nganya amashuri ra umupasiteri w'inshuti yanjye nawe uvuga ko afite 2 n'igice muranganya yeshobora kuba ari 2 n'igice n'igihembwe kimwe cya gatatu yego nawe yize mu wa mbere mu wa kabiri agize mu wa gatatu yiga anijya ko kwigishiriza ariko icyo nyishimira nuko kwigisha ugafata kandi kakwigisha nago yemera kusibira iyo kwigishije kwigisha neza kugira ngo wimuke kabisa kandi dufite Imana itarobanura ku butoni nagirobanura ku butoni itarebera ku mashuri ku buranga cyangwa igihe nta kintu na kimwe iyo iza kubireba ibyo byose nago Julienne ari uyu muri kureba imbere nago baruye muri kureba imbere yawe abaraya ari undi muntu uri ahandi hantu aba yarandagaye nk'abandi aba yarataye agaciro nk'abandi abari muri kadarake zitandukanye nk'abandi ariko kubera ko itarebye ku buranga cyangwa ngo irebe ku mashuri yaravuze ngo baho kugira ngo uzabwire abantu ibyururutsa imitima amen yego Julienne barakuze gutyo ari perezida wa korali perezida wa groupe y'amasengesho byinshi cyane izindi mpano wibitseho se izindi mpano Julienne no umuririmbyi yego urashobora kuba watekereza ati iyi base ariko base mfite mu biro bikeya mfite ngerageza nkayikoresha kandi iyi base ngiye irananiza ari nabinezeza benshi yego ntabwo hari abatita kuri base ahubwo bagatekereza ngo sire ya base ubundi vuga iki tutabashyurimba base niyo nayirimba ariko nayivuga so ugira aya base akenshi ni y'abagabo nese njye si n'umugabo oya ndi umugabo agwama ibya Kristo yego Mana yanjye mwabaye tuvuga umugabo kumara
kubura umugabo byose ibyo Yesu yavuze ngo muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu. ibyo ndabyemera umugabo ariko nanone uri umubyeyi Ndi umubyeyi, hano umuntu yego. umubyeyi arimba baze gute kuko mana yanjye nta kintu kidashoboka nahise urukumva ndi kuvuga soprano cyangwa ndi kuvuga bazi kuvuga soprano pe akajwi k'abamama yego ubwo byose ni ibyanjye ubwo irimba baze na soprano ni ibyemera byose ndabikoresha aya baratuye ndetse udushi by'abata ntabwo yari kuma ibiro bikeya ngo inyime na bazi oya ahubwo yaravuze ati kubera ko afite ibiro bike kamushireho irindi jwi rikomeye undi baze iba nziza cyane mu kubwiriza bukanya dutanga kutubwiriza nibwo baze wumva igize ku bamama ariko kuririmba soprano na alto abakobwa niyo iba nziza aho kutubwira impano ufite yo kuririmba ndayigira iyo kubwiriza ndayifite yego iyo wanuzi ndayifite yego niyo guseka umva yo guseka turayihuje iyo guseka ndayifite kuko guseka nabisengeye imyaka myinshi guseka nabisengeye igihe kirekire nari narabaye umurakare sure ninkubwira ngo nari narabaye umurakare ntabwo nabaye umurakare ngo njye mu biyobyabwenge oya ahubwo nari narabaye umurakare kubera impamvu rero muri ubwo burakare bwanjye mpita nigira inama yo gusengera guseka niyo mpamvu mpora nseka njyewe nagize amahirwe guseka narabyonse njye guseka narabyonse pe natangiye guseka nkiri muto pe ndabikomeza nta n'umuntu twaganira ngo tumare iminota 5 ntasetse ntabwo nabishobora buriya nanjye igihe cyanjye cyari iki hawigeze ambwira mu kiganiro kwikurango namwe ngo mujye ngo mugabanya guseka ese nkibaza umuntu azaza kuri kamera use warakaye kuko ibyo byashoboka kabone niyo waba watonganya ubisigaho mu nzu ukabitoragura wongeye kugera mu nzu ariko ugeze imbere y'ubwoko bw'Imana ugomba gucya mu maso jire dusekera guseka biraruhuka nabyo bikenewe kandi turaruhuka bikatwongera n'iminsi yo kubaho ubuzima bwacu bituma tutagira iminkanyari bituma tudasaza ahubwo Imana ikakomeza ikadutembesha amavuta ntabwo uri kubyoba ubu se ndebye abona mfite ntakinga nabona ufite nka 40 uzikureba da aho zikureba ndahirengeje cyane ariko kubera guseka iragize gusa uzi kugereranya jire izo mpano kuririmba kubwiriza gusenga iyo guseka nayo wasabye Imana irayiguha ariyo mpamvu tubanje twaseka ubwo mu mpano ufite duhereye ku yo guseka turakwikiza yo kuririmba twikiza hiyo guhanura tukikiza hiyo kubwiriza niyo turasorezaho icyakora iyo guhanura ntabwo umuntu ayikoresha abyishakiye nyine ni Imana nyine iyo bishatse birakora iyo bishatse iragira uvuga ngo nibiza ikabigukoresha uhanure sibyo ariko iyo kuririmbayo umuntu arayikoresha ntacyo iyo kuririmba uvuze ko wayitangiye ukiri umwana uri muri école de dimanche sibyo iyo guhanura yo yaje ryari iyo guhanura nayitangiye ndi mu myaka 10 nkagira n'inzozi bisanzwe nkanabibwira n'abandi bana yeme Imana yanjye hajya ni ibintu bisanzwe ariko ntabwo nari nakisobanukiwe nisobanukiwe mu myaka 13 15 yego byaje ute se nyine yaje ute ubundi muri icyo gihe ngiye najyaga najya kuryama mu gihe cy'abandi cyo gusinzira njye nkamera nk'umuntu wirebera televiziyo nkabona mu gicuku cyane nijoro abandi basinze njye ndi kwirebera televiziyo wenda ndi kwirebera iya David cyangwa ndi kwirebera y'undi muntu ntazi ibyari byo hanyuma njye nkabyita nko kurota nabyita nko kurota kuko ntari nagasobanukiwe impano naho kumva Imana yangiriye icyizere nkabibwira abantu kenshi nabikubwira nkanakubwira ati usiko naraye ndi kukubona uri hano bikaba ngombwa kuza kumbwira ati Julie usiko bya bindi wambwiye nabibonye avuga ati se none ubwo ni ibiki kubera ko na mama nawe yari umunyempano ari wa muntu wa mbere kambwira ati uzaba umuhanuzi ko kenshi nakundaga kujyana na mama muri burakeye mu masengesho atandukanye ibintu nk'ibyo wakagenda namubwira inzozi akansobanurira kambwira ngo nawe uzaba umuhanuzi kagira ngo uri brage kubera n'ubwana nanone naryama nkabona biraje ku myaka 10 bigenda bikora gutyo bigera igihe ndisobanukirwa nkajya nsaba n'ibimenyetso
Imana ingirira icyizere irabimpa. Shire batubwira ibintu wahanuye bwa mbere Ega impamvu sibyo Yego. ikintu cyitwa ubuhamya ndagikunda hari abantu kenshi bashidikanya ati ibingibi mama kwishakira views nukubeshya Ya ikintu nahanuye bwa mbere rero. Yego. Ubundi iwacu twakundaga kugira amasengesho buri munsi. Ko niko nanjye nahasanze. Yego. Nta muntu utari wagashize nta sengesho rihabere kugeza n'uyu munsi. Noneho umuntu umwe nagiraga impano yo gukundwa n'abantu. Ariko n'ubu ndayifite. Ngope. Mubyeyi yaza kunkunda arambwira ati Julie ko mama wasenga cyane. Wazamumbwiriye akansengera ko mbona urugo rwananiye. Byibuze Imana ikantabara. Ndamubwira ati sha ati nzamubwira ariko mama nta n'umutima mubi ufite nawe wazikamubwira yanahita gusengera. Yego. Arangije arambwira ngo none se we ko bavuze ngo urarota kuko ari abana bavukana n'uwo mubyeyi nari nyoboye muri Ecole de Dimanche. Noneho ngiye nuzuraga n'umwuka abana bakanyigana. Noneho muri icyo gihe ndamubwira ati nzamukubwirira. Mubwiye ko nzamumubwirira nijoro ngiye kuryama. Nibonera noneho filime ye ukagira ngo niye karabanzanye imbere. Burinda bucya ari filime ye nibereye. Nkajya kubona nkabona yakoze ubukwe. Ahandi nkabona ahetse umwana. Nkavuga ati se ko yatandukanye n'umugabo wa mbere afite abana babiri. None nibarandi kubona bundi nkabona n'uruhinja. Urakeye mu gitondo ndagenda nabwira ati rero nabonye wasezeranye ngiye kubona ku nshuro ya kabiri mbona ufite umwana. Ambwira ati subwo bishoboka bite byabaho. Muri iyo myaka nakundaga kujya gusengera ahantu bita mu buvumo bwa Samatari. Arangije arambwira ngo none se Julie wazanjyanye ahantu musengera basi ko ari igihe Imana yazakoresha n'abandi bantu nkumva ko hari ikingambiriyeho. Aramubwiye ngo uze tugende. Nkimara kumubwira iyerekwa rye cyangwa se inzozi nari narayemo. Twaragiye tugezeyo Imana kubera ko ifite inzira nyinshi cyangwa se yagiraga ngo inyiyereke cyangwa se imwemeze Julienne ni muntu ki. Twasanze y'umugabo arambwira tumva madaku ni Imana ivuganye nawe. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo iguhaye ubukwe. Iguhaye umugabo. Ko Imana ntiyaguha ubukwe udafite umugabo. Imanza yarema sheri igakora n'ubukwe nyuma. Yego. Ati Jules koko Imana ivuze nk'ibyo wambwiye. Kandi Imana irambwiye ngo uzabyara umwana uzamwita iri zina. Iduha n'izina ry'uwo mwana. Ngiye kuransanga bihuje n'ibyo nagize gute namubwiye. Guhera uwo munsi ntangira kwigirira icyizere. Ku myaka 13. Yego. Myaka 13 kabisa ubwo se ubibona ntiwajyaga uti nuko twabonanye nyine ubwo. Ubundi muri iyo myaka kubera ko umuntu aba afite n'ubwana hari ibyo wanga kuvuga. Wese utekereza ati wenda nuko ari mama nuko ari abavandimwe nuko ari abaturanyi baragira ngo namaranga mutima. Ariko Imana yabaga yategetse ukabivuga. Nawe wagiye kubwira ngo agire. Fagata kakana ariko kari. Nyine uramubwira agapinga ariko akabyemezwa nuko bisohoye. Yego. Hari n'ubwira akakwita kuri umunyamwako. Kubera ko wamubwiye ibyo mubwiye bigasohora. Ariko ntabwo dutera umwako tuvuga ibyo Imana yadutumye. Yego. Byabi bibi byabi byiza. Kuko birayo yarambwiye ngo Yesu yaravuze ngo tubwire abo gupfa ko barapfa nabo gukira tubwire ko baratsira. Yego. Twomora igisebe gikira. Ariko njye umbwire ko ndakira pe. Urapfa nakubwira ko urakira kuko Julienne nta maranga mutima ngira. Ntabwo hanuze subona ukumva uratinye ku buryo wagira ibyo wongera wowe. Birashoboka ko watinya ariko iyo bigenze gutyo iyabuguhaye cyangwa se yabugucishijemo iguha n'inzira uraca mu bivuga. Iguha ubwenge. Ntabwo wigeze uhura nabwo se nyine ukavuga uti banuze ndabuvuga nyine tubwire uko wabigenje. Ubwo guhura nabwo ntabwo bwabura. Nge nigeze no guhura n'ubuhanuzi bw'izi nsengero zijya gufungwa. Yego. Ntekereza ko namutambukije kuri Gonarike TV. Yego. Mujya gufungwa Imana yarambwiye ngo babwire ko insengero zifunzwe. Andi bati se bizafungwa biturutse. Ugeze ubona urusengero bafunga guti. None nanjye ngata ntekereza ko ari Covid igiye kugaruka. Abata ariko kuva ari Covid tuzajya dusenga gake ariko kagize gute. Ntabwo nari nzi ko urusengero barufata ngo barusenye. Gira ubwoba bwo kubivuga. Hamwe nabegera mu nshuti zanjye ibyo bintu nubivuga bazaguseka uzabunasebye ati nibwo Imana izabigaragaye.
ahubwo inama nakugira nuko waceceka, guceceka biranga. Ntekereza n'urusengero nzajya kubivugiramo ati bazahita banca kabisa kubera ko bidashoboka. Imana y'amahoro ica inzira mbivugira kuri Gonarike TV. yego Ariko ntekereza ko ibyo navuze ariko byanagenze. Yego Mana ishimwe. Mana ishimwe kuvugiramo ibintu bigasohora nukuri wumva ari ishema. umva ari ishimwe Nko kuba rikomeye. utwita ngize ukabyara umwana ukabona umwana ari muzima. Yego tubonera no kubwira abantu badukurikiye cyangwa turi kumwe. Yego. Niba wasenganye n'umuntu Imana ikakuvugaho biciye muri we, niba hari icyo Imana yakoze mpamagara umbwira ati ntuzongere gusengera cya kintu, Imana yagikoze, ahubwo dusengera ikindi kiri inyuma. Aho ngaho uzaba unyongeyemo imbaraga zinyongera vitence kugira ngo dusengere ibindi bintu. Ariko nuceceka nzabwirwa n'iki ko ibyo twasengeye byasohoye. Oya abantu baba bagomba guhamya. Tujye dushima Imana. Abantu baba bagomba guhamya kabisa niba Imana yaravugiye mu muntu nawe ukaza ukamubwira uti bya bindi Imana yakunyujijemo byarasohoye. Ega mukanafatanya gushima. Nukuri pe niba waranampanure ngo Imana igiye kumpa amafaranga. Yego. Jiye ubitugiye nzayabone nihe kuza no kugukandira akanyenyeri ko. Izo ntago bikibaho. Gusa ntago navuga ngo ntago bikibaho burundu ariko ni gake gashoboka. Ariko ijambo ryarambwiye ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Cyane. Hari ababizirikana. Ariko hari n'uwo uteruka mwasengana gusa agafata ibyo nyine ntazongere kumenya ahantu uri. Akazongera kumenya aho Julienne aherereye ari uko ibindi bibazo byaje. Ariko abo bantu tubagira inama akenshi n'umuntu iyo wamuhemukiye ujya kumureba ufite isoni. Ariko pe ntabwo ibyo ari ukuvuga ngo ni ukugurisha impano. Nge turasenganye mfite ikibazo cy'amafaranga. Yego. Imana ikuvugiyemo ngo konko dugiye kubona amafaranga. Yego. Niba ari 100 mbonye ufatamo 5 habyanije Imana yagukoreyemo genda nawe unywa amata kandi banzu yakunda. Amata ndayakunda cyane mu rwego rwo hejuru. Ahubwo umuntu ufite inka zantumira. Ariko ni inka yose waba ufite uzi neza kikama. Ntabwo ari abandi bavuga ngo uzapfa utikamiye nayimbwa nshuti yanjye tubyumve. Umuntu uzakubwira ngo uzapfa utikamiye yayimbwa uzamubwire ko imbwa batayikama bakama inka. Niba ufite inka uzatumire Julienne. Nuko agwaye ibyo 5 ukabigura amata ntago kuvuga ngo wagurishije impano. Nukuri kw'Imana. Abantu dusigaye dufite imyumvire itandukanye ariko buri muntu wese aba afite uko Imana imuyobora. Cyane pe. Cyangwa se n'imyumvire ye. Ko Julienne nemera ko Imana ivuga isezeranya kandi gasohoza. Kandi ono ikiza cy'amasezerano. Harabyo bavuga ngo ntabwo wapfa ibyo wasezeranije bitarasohora. Amasezerano atuma abantu barama. Ariko icyo nabonye atera n'abantu courage. Atera abantu imbaraga. Ko nkunda kubwira abantu ngo Imana yavuze ngo izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Yugize amahirwe ari Imana yakubwira ngo nzagukorera iki. Nawe ushakisha uburyo urakora kuko ubu nafite courage yo kuvuga uti hari icyo navuganye nayo kandi ntabwo kizamanuka mu ijuru kizanyura. Araho bizaca kugira ngo nkibone. Kizanyura mu bantu. Yo mpamvu mvuga nti rwose umuntu w'umuhanuzi eka ngende tugirana ikiganiro sibyo. Noneho nababandi batabasha kukubona hano turi mu mudugudu wa Rutamu. Yego. Harutashobora kuhagera ariko ikoranabuhanga ryaraje byabimugeza. Noneho aguhamagare musengane pe. Nakabuze. Ni karibu kwa Julienne. Umuntu mpereka kumva ngo umuhanuzi ngo ntabwo ngo ajya asengera abantu kuri telefone. Ubivugaho icyuho. Ibyo ntabwo byemewe. Ariko buri muntu wese agira imyumvire ye. Yego. Ariko njyaho waba uri hose twasengana Imana. Cyangombwa nuko Julienne mba mfite umwanya. Yego. Kandi nafite n'umwanya nakubwira ati hangane inza kubona umwanya turasengana. Ntabwo Imana izakuvuga kubera ko twicaranye gusa. Naho uri hose yakuntumaho bigakunda nta cyatuma Imana idakora. Yego. Yego. Gusenga ni byiza pe. Gusenga ni byiza kandi gusenga bihindura ibihe ku buzima bwacu. Kenshi uzakunde kureba umuntu hari igihe tubona abantu wenda n'umusinzi akaba mu buzima bumugoye no gukora abatabizi agasazira imburagihe. Afite imyaka 20 ugahita umubona nk'umuntu ufite imyaka 70. Ariko yamara gukizwa ubwiza bw'Imana bumugezeho batangira kumara imyaka 15 cyangwa 20 cyane pe. Kandi ubusanzwe ari ukumubarira imyaka 70-50 kubera ubwiza bw'Imana ntabo muriho. Ariko iyo ubwiza bw'Imana bukuriho
bukora ibintu byinshi bitandukanye kabisa. yego. Tubwire abantu baze bibere mu mana, baze bibere nta kiza nko kwibera mu mana. nose kwa bavuga ngo mbere ngo ntarakizwa ngo nari umukire ngo ariko nagereye mu gakiza ngo nta bukire mfite. Abo bantu twababwira ibyo bintu birashoboka. Ubundi hari igihe uba uri umukire utarakizwa, yego, ugahita utekereza ko ari kavukire yawe cyangwa se ari wabigizemo uruhare kugira ngo ugire kuri bya bintu. N'Imana rero igutaba ugifite bya bintu wahita uvuga ko hari aho yahereye. yego, yahereye kuri papa ku mugabane papa yari yarantekesheje. Ahubwo hari igihe Imana ibyemera byose bigashira igatabara ihereye kuri zero kugira ngo utazagira ikintu na kimwe ugira gute witwaza, kugira ngo uzavuge ngo Imana yatabaye runaka nanjye narayibonye, nta kintu na kimwe ihereyeho, usigaye kuri zero. Hahantu umuntu agusaba n'igiceri cy'ijana kandi waratunze n'imodoka kikabura, kuko imodoka ushobora kuba warayiguriwe n'undi muntu, ugahita wumva ko ari wa muntu ufite imbaraga zitandukanye n'iza Kristo. Imana ijya ibyemera ko bishireka gutabara nyuma ya zero, nta kintu na kimwe ihereyeho. Bitavuze ko utongera kugira imodoka, ugira n'irenze imodoka, ariko yagutabaye nyuma ya zero. Abandi bati abarokore nabo bahura n'ibyago. Abarokore ntabwo ari twe gusa duhura n'ibyago, ahubwo impamvu babona ko duhura n'ibyago ntabwo bazi iki turimo. Batubona tugenda ariko ntabwo bazi aho turara, bakubona uyu munsi ariko ntabwo bazi ejo hawe. Ndakubwira umuntu ngo nzi uyu munsi ariko ejo ntabwo nzi. Nshobora kuba ndi umukene mu buzima busanzwe ariko ahandi ngutungishije ubuzima bwawe cyangwa se ntungishije benshi. Yego. Indirimbo ya Betelehemu sinzi niba uyizivuga ngo hari banga kubakijijwe, hari banga kuri bo nubwo n'abagenda ariko nyine bafite ibanga, baragenda nk'abandi bose ariko bafite ibanga. Nukuvuga ngo barapfusha ikabyemera, kuko utiri ujya no kure. Abayisirayeli kuko Imana yemeye ko baba abakozi bo muri Egiputa, cyangwa se ko bemereye ko bakoreshwa gato muri Egiputa kandi ari Abayisirayeli, kandi ari ubwoko bwayo. Ntabwo yari naniwe kubatabara, nta nubwo yari naniwe kubatoza heza, ahubwo yagiraga ngo imirimo y'Imana igaragare. Baragiye bakora urugendo rurerure, Imana izi neza ko ari abo gutabarwa, iremera baja kubabaja n'abagaragu. Nawe nk'uko yemeye ukaba umukene cyangwa se ukambara ubusa, ikemera ugasonza, ikemera ugapfusha, yaremeye n'Abayisirayeli bibabaho. Abarebye hirya no hino bageze ku nyanja, wenda twihuse iyo nkuru ntabwo ariyo turimo, bageze ku nyanja Abanyegiputa bazi ko ariho bagiye kubarangiriza ubuzima bwabo. Abayisirayeli barebye hirya no hino basanganiye imisozi imbere, basanganiye inyanja. Abarangije bari kumwe na Mose baramubwira ngo ariko ubundi Mose watujyanaga iyo turekera muri Egiputa tukababaja n'abagaragu, wenda tukazagira aho kubarizwa cyangwa tukazagira aho bazadushakira twapfuye. Mose arabwira ngo hari icyo twavuganye n'Imana. Barangije baravuga ngo none niba twaravuganye nayo niyururuke zidutabare. Imana ibwira Mose ngo none Mose ufite iki? Mose arabwira ngo nta kindi nagendanye usibye inkoni yonyine. Anirangije aramubwira ngo rambura iyo nkoni hejuru y'inyanja, inyanja itandukanamo kabiri. Maze gutandukanamo kabiri, ko Abanyegiputa bari bafite amagare n'amafarashi, kandi Abayisirayeli bari kugenda n'amaguru, nta n'imbaraga bari bafite. Inzara yari nyinshi, nawe urabyumva, ubutayu bwari burebure. Abayisirayeli barambuka, Imana irabyemera. Abanyegiputa mu mitekerezo yabo, kubera ko bari bazi ko bafite ububasha, bari bazi ko ari abantu bakomeye, batekereza ko bagiye kubasanga muri ya mazi hagati cyangwa muri ya nyanja, bakabarangiriza muri ya nyanja. Barambuka barasoza. Abayisirayeli uwa nyuma yashinguye ikirenge mu mazi, Umunyegiputa wa nyuma nawe yakigejeje mu mazi. Hanyuma Abanyegiputa bageze muri ya nyanja n'amagare n'amafarashi, Imana irategeka ibwira Mose ngo ngero rambure inkoni hejuru y'inyanja, amazi arongera arasubiranya. Abanyegiputa bararengerwa. Babwirwa n'iki ko Abanyegiputa barengewe? Babibwiwe nuko amagare n'amafarashi byabo biri kureremba hejuru y'inyanja. Abayisirayeli barangiye bavanga Imana yacu niyo Mana. Ntago bavuze ngo Imana ya Yeriya, ahubwo bavuze ngo Imana yacu, kuko niyo biboneye, ntago bayibwiwe na Juliyeni. Niyo biboneye, ntago bayumvanye abandi, barayibonye bageze ku nyanja. Iyatabaye Abayisirayeli rero nawe yakurwanirira. Ukurikiye kuri Lazaro nawe yari inshuti ya Yesu. Imana irabyemera, Lazaro ararwara. Bandi bati Yesu inshuti yawe Lazaro yarwaye. Imana iraceceka. Kabiri twihuse, inshuti yawe Lazaro igeze igihe cyo gupfa. Imana irabwira ngo ntabwo Lazaro ari uwo gupfa, ahubwo Lazaro ni muzima.
irabyemera Lazaro baramushingura, irabyemera bashyiraho igitare birakunda, barasezera birakunda, kandi ari inshuti ya Yesu. Imana ijya ibyemera. Umunsi wa mbere urashira Lazaro bamushinguye, uwa kabiri urashira Lazaro bamushinguye, gatatu urashira Lazaro bamushinguye, abandi bamaze kwibagirwa Lazaro. Uwa kane Yesu aritambagiza cyangwa se aritembereza, ajya ku gituro cya Lazaro, asanga aho bashinguye Lazaro bashizeho n'igitare. Arangije aravuga ngo munshakire umuntu washizeho igitare kuri Lazaro. Aho Yesu yacaga ku bakomerezi bajya kureba ko Yesu agiye guseba, muze murebe wa mugabo w'umuhemu utarazuye Lazaro, utarakijije Lazaro. Abakomereza ari benshi, birashoboka ko nawe ufite abagukomereye ku buzima bwawe. Abari mu kabare barasohotse baza kureba ubuzima uhagazemo, uzamuka aza gufata ijambo bitewe n'ubuzima uhagazemo, ariko Imana igutabare bakijagaraye. Amen. Imana irabyemera, abakomerezi baraboneka, bahageze bakikiza imva ya Lazaro, bagiye kureba uko Yesu agiye guseba. Yesu aravuga ngo munshakire umuntu washizeho igitare ku mva ya Lazaro. Damascene niba yarakoranye na Manuel, yaravuze twafatanyije na Manuel gushiraho igitare. Imana iravuga ngo buri muntu wese wabigizemo uruhare gushiraho igitare kuri Lazaro, ndategetse naza birindure igitare. Haleluya. Hanyuma nawe ntabwo ari Lazaro turi kubwira, nawe umuntu wabigizemo uruhare umuntu wabigizemo uruhare kugira ngo nawe ujyeho igitare cyangwa se bagushiraho igitare. Igitare ntabwo ari icy'imva gusa, ufite igitare cy'ideni. Hari igihe ugira ideni byaraturutse ku mpamvu runaka. Igitare ni igitare, hari igitare cyo kubura urubyaro byaravuye ku mpamvu runaka. Igitare, hari igitare waba ufite cyo kubura akazi kandi warizura dipoza na diplome urazifite, hari aho byavuye kugira ngo akazi nikaboneke. Wahawe pirive mu kazi, icyo gitare hari aho cyaturutse. Waragambaniwe, icyo gitare hari aho cyavuye. Ariko Imana ikoresha itegeko, uwashyizeho icyo gitare akibirindure muri aka kanya mu izina rya Yesu. Imana ikoresha itegeko. Imana itugirire neza. Niba Imana ikimara gukoresha itegeko, nawe utange pirive ku buzima bwawe. Ari ubukene ubuhe pirive, karande ziwanyuze pirive, gusonza ubuhe pirive, ubuzima bw'amanegeka wabuha pirive bigakunda. Imana itugirire neza. Turabaha pirive y'iminsi 15, si myinshi. Watanga pirive y'iminsi 5, watanga pirive y'iminsi 10. Kenshi ba nyiri byondo bajyatanga pirive y'iminsi 15, ariko twe kibazo byacu tube pirive y'iminsi 5 bigende mwizena rya Yesu. Kizirindwi z'ukwa karindwi, yani 12 tuzabe turi mu mashini. Haleluya. Ntago watekereza ngo dutanze pirive y'amazu gusa, ku kibazo ufite aho dukurikiye we turi kumwe, kucyo wabona waburiye inzira, kucyo wabona cyagutsikamiye ugiye pirive. Yego. Shiriye gusa muri za mpano twakoresha asigaye ebyiri. Uvange yo guhanura ntabwo tubitegeka, birizana, sibyo? Birizana uko Imana yacu ntabwo ari radio umuntu acuranga ngo yumve ibyo ivuze, sibyo? Ahubwo ivuga mu gihe cyayo, sibyo? Ariko kuririmba byo wavuze ko uyifite, nanjye ndayifite, ninjye amahirwe akarimba kaye kugufasha, nanjye nkaba nkazi ndagufasha, urimbe soprano nanjye tenor. Nta kibazo. Yego. Wamaye karibu? Kundirimba, ku mpano yo kuririmba. Amajoro yose n'umwijima, ariko ibyayo biratandukanye. Hari ijoro ry'umubabaro, hakaza irindi joro ry'ihumure. Amajoro yose n'umwijima, ariko ibyayo biratandukanye. Hari ijoro ry'umubabaro, hakaza irindi joro ry'ihumure. Kandi iyo umubabaro urangiye, haza igitondo kiza cy'ihumure. Kandi iyo umubabaro urangiye, haza igitondo kiza cy'ihumure. Amajoro yose n'umwijima, ariko ibyayo biratandukanye. Hari ijoro ry'umubabaro, hakaza
hakazirindi ijoro ry'ihumure. Amajoro yose n'umwijima ariko ibyayo biratandukanye. Hari ijoro ry'umubabaro hakazirindi ijoro ry'ihumure. Kandi iyo umubabaro urangiye hasiga igitondo cyiza cy'ihumure. Kandi iyo umubabaro urangiye hasiga igitondo cyiza cy'ihumure. Amajoro yose n'umwijima ariko ibyayo biratandukanye. Hari ijoro ry'umubabaro hakazirindi ijoro ry'ihumure. Haleluya. Amen. Cyamira ijoro rikatubera ijoro ry'ihumure. Amajoro yose n'umwijima ariko ibyayo biratandukanye. Yego. Birashoboka ko hari ijoro ry'umwijima wahuye nazo. Birashoboka ko hari ijoro ryo gupfusha wahuye naryo, undi ahura n'ijoro ryo gusonza. Ibyayo biratandukanye. Ariko urakwifuriza kugira ngo Imana iguhe ijoro ry'ihumure. Yego. Imana itanga ihumure ku buzima bwawe. Suriyana akunda kugira ingeso ivuga ngo amarira yose arasa ariko ibiyatera si bimwe. Sikwari byo we. Amajoro yose n'umwijima ariko ibyayo biratandukanye. Hari ijoro ryo kubura urubyaro, hari ijoro ryo kubyara abana bakakunanira. Iryo naryo ni ijoro. Akaba yakwihakana ngo ntiwabyaye. Hari ijoro ryo kubyara umwana akamara igihe kirekire atagenda. Hari ijoro ryo kwiga amashuri iwanyu bakagurisha bakurihira ariko bikarangira ubuze akazi, bikarangira usaze ku musozi. Iryo ni ijoro ry'umubabaro. Ariko nkwifurije kugira ngo Imana y'amahoro idapfa iguhe ijoro ry'ihumure mu buzima bwose uhagazemo. Amarira yose arasa ariko ibiyatera si bimwe. Imana itugirire neza. Amarira y'umuzungu, amarira y'umwirabura, amarira y'umukira, amarira y'umukene arasa yose arasa ariko ibiyatera si bimwe. Imana turinde kurira. Iduha ijoro ry'ihumure turyame turote. Umukobwa Imana imuha ijoro ry'ihumure. Birashoboka ko umaze igihe kirekire ufiyanswa ugapfusha n'ubukwe inshuro zirenga 10 cyangwa se 5 ariko Imana iguha amahirwe ya kabiri. Imana itanga amahirwe ya kabiri bigakunda. Ndafashije. Imana iguha amahirwe ya kabiri kura ijoro ry'umwijima iguha ijoro ry'ihumure. Uri umusore birashoboka ko bakurebeye iwanyu muri rya kote ry'iwanyu Rodobari. Nkunda kuvuga ngo kwa Makire. Imana ikura iryo joro ry'umwijima iguha ijoro ry'umunezero. Uri umubyeyi ushobora kuba uri mu muzima bw'amanegeka nta bwumvikana ufite. Imana ikura ijoro ry'umwijima gumwiryane mu rugo iwawe iguha ijoro ry'umunezero. Iyo Yesu yatashe iwawe uherutse kwitwa Sheru giteretwa utangira kwitwa Sheru byaye n'inshuro 10 kubera ko Yesu yatashe iwawe. Imana itugirire neza. Imana ishi. Abadukurikiye rero agahaba ari gatoya ntago twakora ikiganiro cy'amasaha 2 cyangwa 3 nibura isaha 1 minota 50 40. Niyo mpamvu rero ntabwo impano zose Julienne afite tuzazikoresha n'ubutaha. Ntabwo zose twazikoresha ngo tuzirangize. Bizaza kuvuga ngo barizigamiye. Yego. Ariko bavuze ko buri kose uyu munsi uko ari ikiganiro dukoranye cyambere. Buri mpano nyine twagiye dufata akantu gato. Watubwiye ko watangiye guhanura kwirimba turimba indirimbo imwe. Ubu none no kubwiriza naho ugiye kutubwirizaho gato sizo nk'iminota 5 n'umunota umwe uwo gufashwa aba yafashijwe. Nkunda kuvuga ngo ubundi gufashwa n'imbere kwa ngo nujya gukora mu bukwe uzarye mbere. Yego. Ntago byumvise. Service yose bazagutorera cyangwa se bazagushyira ari service yo kurya uzarye mbere. Harimo service yo kujya harimo service yo kunywa. Uzarye mbere uzanywe mbere. Kubera iki mpamvu Julienne avuze iki kintu? Uzabaga inkoko uzayiteka, uzajya kuyicira inkwi yiteke, uzayikaranga uzaca no muziko. Uzarwara n'amaso kubera watetse. Yego. Nugira amahirwe cyangwa se bikagenda ukundi kuntu hazaza abashitsi benshi. Utari warye. Bazajya inyama utahane kuyibaga. Nibibana ngombwa no ku masahani hari abantu badasigaza. Ngo wenda wajya n'ibisigaye wapi? So uzataha ubabaye. Birumvika. Uzatahana n'inzara. Yego. Kubera ko wategereje kurya iki? Ahubwo gerageza ujye imbere nawe badya ibyo wasigaje.
wayibaze wayitetse wakije no muziko none birababaje gutaha utanatetse barangiza bavuge ngo abakoze mu gikoni muteka gatoga ariko murye abandi bareza mayoneze kandi wowe wayitetse bari inkoko nziza amafi ugiye kurya gatogo uzarye mbere uzirinde kujya ngo urengerera ariko uzajye mbere uzagerageza ujye mbere bicatse kuvuga ngo nawe fashwa mbere uvuga ngo utafashwe tugitangira nawe fashwa nyuma ariko nge nafashije nkunda kuvuga ngo buri muntu wese aho uri hose iyo turi mu materaniro n'ubu turi mu materaniro nkunda ngo niba turi mu materaniro twese ntabwo turagira amahirwe yo kubura iteraniro kabiri ntituragira amahirwe yo kwese kugira ngo tubwirize gatatu nturagira amahirwe yo gusoma ijambo cyangwa ugira amahirwe yo guhanura wapi ahubwo niba nta mahirwe witeganya kuragira shaka aho wibaruza kuribaruza shaka aho wibaruza bishatse kuvuga ngo niba utaragira amahirwe yo kubwiriza gerageza ukoma amashi yego niba utaragira amahirwe yo kuyobora iteraniro gerageza uhimbaze Imana wirinde kwihimbaza hari umwe nakunze ukunda kuvuga ngo kora akantu gasetsa Imana iyo ndirimbo bayiririmbye umusaza yirebye asanga gusirimba ntago abizi asanga guhanura ntago abizi ngo biranezeza Imana asanga kubwiriza ntago abizi ngo biranezeza Imana nta menyo yari afite mu kanwa arangije arararama aravuga kubera ko bavuze ngo dukora akantu gasetsa Imana ngiye kuyereka imihango ubundi n'Imana inezererwe ayereka imihango arangije ayereka imihango Imana iranezererwe arangije aramubwira ngo umva mwana wanjye nkongereye iminsi yo kubaho amen ndakuvuga ngo twese turi imbere y'Imana turabana utumva ngo nubwo ari umusaza ariko ni umwana nta muntu Imana ibwira ngo muntu mukuru hamwe yabwira ngo wa mugabo we ngo twese turabana b'Imana hanyuma reka twimvira ijambo ry'Imana yego ugiye kudufasha gusoma tugiye gusoma muri Yobu ibice 5 turasoma umurongo wa mbere wonyine ntabwo turi butinde Yobu ibice 5 tugiye gusoma Yobu ibice 5 umurongo wa mbere Yobu ibice 5 umurongo wa mbere niba utarahagera dusome nahageze Yobu ibice 5 umurongo wa mbere yego hamagara noneho hari uwagusubiza uwo mubera watabaza ni uwuhe sihora rubwo nyutse akasubiremo hamagara noneho hari uwagusubiza yego uwo mubera watabaza ni uwuhe Imana iguhe umugisha amen kandi nawe Imana iguhe guhamagara kuri uyu munsi haleluya ijambo ratubwiye muri Yobu 5 umurongo wa mbere haravuze ngo hamagara noneho hari uwagusubiza cyangwa se hamagara noneho hari uwakumva umaze igihe kirekire uhamagara ntibakumve umaze igihe kirekire uhamagara muziranye bakakubaza n'uwari we kandi bagufite muri telefone umaze igihe kirekire uhamagara bakagukupa bakakubwira ngo uzahamagare ejo uyu munsi turi busy ariko iyere y'amahoro itandukanye n'abana b'abantu iravuze ngo aka kanya ukimara kumva iki kiganiro ukimara kumvira ijambo irakubwiye ngo hamagara noneho hari uwakumva cyangwa se hamagara hari uwiteguye kugusubiza ntabwo ari bugusubize ngo uburare ntabwo ari bugusubize ngo upfushe niba ari imfubyi umaranye igihe kirekire niba ari uburwayi umaranye igihe kirekire warahamagaye uburu wagutabara ugishije inama uburu wakugira inama hamagara none haka kanya hari uwakumva mu butayu urimo hamagara Imana mu ntambara ufite hamagara Imana mu ideni ufite uhamagara Imana nayo yemereye kukumva kandi kakwitaba Imana itugirire neza haragira aravanga mbese uwo mubera wahamagara akakwitaba ninde uwo mubera wagutabara nta numwe bishatse kuvuga ngo abo mu muryango wawe mu nshuti wari wizeye ntawe wahamagara ngo agutabare ntawe wahamagara ngo akugire inama ahubwo hamagara Imana izi gutabare uwo mubera wahamagara ninde uwo mubera wagutabara ninde uwo mubera waguhura uzaro ninde uwo mubera wakubakira ninde uwo mubera wagukorera ubukwe n'uguhe muturanye ariko Imana ivuganye nawe hamagara noneho hari uwakumva umaze igihe kirekire uhamagara bikanga umaze igihe kirekire uzenguruka imisozi
umaze igihe kirekire wirebaho, umaze igihe kirekire uri mu bukode, kwezi ku munota wa nyuma akakubwira ko amafaranga yayabuze, umaze igihe kirekire ari uwakwishyura, ukwemera ko azakwishyura ideni kredi wafashe, wahamagara nimero ye nticemo, agushyira burakarisite rata, ariko Imana ivuganye nawe tayasire zomere bosase, iravuze ngo hamagara noneho hari uwakumva. Yiteguye kukumva akakwishurira ideni, yiteguye kukumva akakubakira, yiteguye kukumva akaguha urugo rukomeye, yiteguye kukumva kubaka ku rutare kuruta uko wakubaka ku musenyi. Imana itugirire neza. Ntabwo ari Julienne uvuganye nawe, ahubwo iyere ya Mori ivuganye nawe ngo hamagara noneho hari uwagira gute, hari uwakumva. Uwo mubera nta wagutabara, umugabo ntiyagutabara Imana itatabaye, umubyeyi ntiyagutabara Imana itatabaye, amashuri ntacyo yakumarira Imana itakoze. Imana itugirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Murakoze. Hamagara noneho hari uwakumva. Tujya duhamagara abantu tugasanga dushyize blacklist, akakubwira ngo uzagerageze ejo. uwo blacklist ihita itaro. Wa blacklist yoni biracamo. None hari undi uhamagara urumva akakurya sini ntakwitabe, akareba ati sundi yayikumpamagara iki ni Julienne ato ntabwo mwita, ukongera bikanga, ukandika message. Birashoboka ko abasanzwe azi ko Julienne agiye kumusaba amafaranga, ukandika message akayisoma ntagusubiza. Undi ugahamagara ugasanga ayifunze akubwira ngo nimero composé n'est pas accessible pour le moment. Urumva ariko Imana ntabwo Imana igidushyira blacklist, Imana ntabwo igiturya sini, Imana ntabwo umuriro uyishirana ngo urahamagara ngo usange telefone yacaginze. Oya, ahubwo ihora iteze ugutwi kugira ngo itwumve. Nukuri duhamagara aka kanya duhamagara, fatanya na Julienne muhamagara, ku kibazo ufite nuhamagara, ku kibazo mfite mpamagara Imana izi turwanirije aho tutashobora kwirwanirira. Muri njye yaravuze ngo abiringiye abantu barabahemukira kandi wabahanga amaso bakagukoza isoni, ariko Imana yonyine ntigihinduka nta nubwo igihemuka, ahubwo ibyo yagusezeranije no kubikora izabikora. Nkunda kuvanga Imana izagutabare bagihari kugira ngo batazabaza inzira byaciyemo. Imana izagutabare bagihari baba bazavuge gukomera kw'Imana cyangwa se bazavuge ko Imana itabara, ntabwo bigeze babyumva nabandi. Yego. Nukuvuga ngo niba umuntu yaravuze ko utazabyara, uzabyara ari uko atagihari. Alleluia. Amen. Sinzira ijambo ngiye kuvuga uko nero bubyumve cyangwa ure buryakira. Neze yombi ndaryakira neza. Nimba yaravuze ko Julienne azabyara atagihari, yabonye ko urupfu rumukwiriye. Yego. Abona ko nzatabarwa ari uko atagize gute? Ariko ntabwo ari Julienne uvuze ngo apfe. Ngiye ku bwanjye navuga ngarame. Ariko we yabonye kurama bidakwiye aravanga azatabarwa ari uko ntagihari, apfe ntabarwe. Cyane rwose bitwaye iki? Sisi wabyivugiye se. Ati yewe uriya ntazaheka, azaheka ntakiriho, aziga ntakiriho, nyine ntagende. Nubwo ababyaye ntibazagenda, bazagenda ari uko ntakiriho, apfe bagende. Ko yamaze kubona ko ari byo bimukwiriye. Njyewe ubwanjye navuga ngo Imana intabare bagihari kugira ngo babone neza y'Imana cyangwa bamenye ko navuganye n'Imana. Ariko wabona ko kuba hari ibitamukwiriye, abona ko gupfa ari cyo cyatuma Julienne atabarwa mu mubabaro yari afite. Bapfe dutabarwe, bapfe duhabwa akazi, abandi bapfe bashake, abandi bapfe bubaka, abandi bapfe tuve mu manegeka. Hari amanegeka twicarwamo n'abantu, kavuga tuyazava mu buzima ubu n'ubu ari uko ntakiri kuri iyi si, bayiveho tube mu buzima bwiza cyane. Imana ibaho umugisha. Uzana bari bakiriho batazagira gurabeshya. Nukuri Imana izadutabare bakiriho. Ariko nabo bavuga ngo tuzasubizwa barapfuye, nibo babyiyaturiyeho, ni bapfe dutabare. Abantu tunabwirage birinda kwiyaturaho ibintu bibi. Yego. Shire Imana iguha umugisha. Twaganiye cyane, nibwo bwa mbere ariko ndishimye pe. Yego. Ndishimye nahuye na Maseka mugenzi wanjye. N'abaseka bagenzi banjye twasetse barasengera Imana izaguha Amaseka. Nje ngira amahirwe navutse nseka. Birashoboka ko byadutunguye kuri uyu munsi kugira ngo nge nawe tuganire. Yego. Ariko yo ntago yigeze itungurwa cyane. Yari bizi ko uyu munsi cyangwa se iyi saha tuzaba turi guseka tunezerewe Imana ku byo yakoze. Nukuri. Ijejwe n'Imana mu mutima ko yabyemeye ikaducira inzira. Yumve ko nyishimye. Nukuri. Kandi iracyakora n'ibindi byinshi ku buzima bwacu. Cyane. Tuyihaye karibu n'ikaze kugira ngo ikore ku buzima bwacu. Nukuri. Yaravuze ngo nituyemerera izakora ibirenze by'imiryango yari gukora. Iduha ijoro ryihumure kabisa. N'umunezero. Kandi ijoro ry'umwijima. Tanga nimero yawe rero ku buryo
wagukenera waba ushaka ko musengana yaguhamagara uko numvise wemera ko umuntu mwasengana kuri telefone ntago umeze nk'ababandi ngo nje nta muntu wamamaga ngo musengere tutari kumwe ariko birashoboka ariko bidakuye uko no kudusura wadusura birashoboka ko wamamagara ndikuvugira bari kure ndikuvugira bari kure kabisa abari kure muravyemerewe asuga umuntu yavibura ari kuri nakure Imana ikagutegeka gusura Julien uzatega indege uzunsura berako Imana yavuze ko n'abafite indege bazasura kandi ntabwo ari ryari wowe Imana igiye gutegeka aho waba uri hose umutima wa Imana nibikwemeza uzusure Julien ni karibu gusura Julien natanabishobora zahamagara nutanabishobora uzahamagare kuri nimero cyangwa unyandikire ndi online 07 078 24 55 19 078 24 55 19 Imana ibaho umugisha dushimira abantu batangiye iki kiganiro bakakirangiza cyose batagiye birukansa. Imana ibaho umugisha dushimira abantu bakanze subscribe, like, share ndetse na comment bakaba bagisharinga n'abandi kugira ngo badushyigikire kuko ibyo tuba tuvuga tubivuze twenyine tukanabyumva twenyine ntacyo byatugezaho kandi tuba dushaka ngo bigere ku bantu bose. Koze Imana Julien rero uradusoreza n'isengesho. Wongeye kugushima witeka nyiribihe tugushimiye ko abanye natwe ukaturengera izina ryawe nirishimwe kubwacu ntacyo twari kwishoboza ariko kubwo abanye natwe izina ryawe nirishimwe nushimwe ko urukiye kudutabara ari ibibazo byari byatuyobeye hari byo twari twaburiye n'icyerekezo ariko nushimwe ko ari byo biduhumurije kabutwemereye uvuganye natwe mu ijambo ravangura duhamagare witeguye kutwumva kandi ukadusubiza ntagura Imana ihinduka ahubwo icyo wavuze no kugikorora gikora nyemerera abadukurikiye umuntu wese uzumva iki kiganiro hazaboneka impinduka ku buzima bwe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro ari umurwayi nyemera ushireho iherezo umuho ubuzima buzima ari ibindi bibazo bitandukanye nabyo bishoboye kuko ujya urwana ugatsinda izina ryawe nirishimwe ngaho nyemera bagutabaje batabare baguhamagaye n'ubumvira ubitabe ni mu izina rya Yesu Kristo mbyambaje urakoze amen.